Ndi papa SAVA. Mbabarira mwihuta tugereye. Ariko se umuhanda si ugukomera. Ushageraho baraterekana. Amadede namwe mu mugabanye ubunebwe reba izuba riri hanze ahanga. Shajya ngo harimo umuntu. Wagweze no rukapu ngo bari urwo wafashe. Kuki wafasha ko ngako wowe? Akanyine niko tungana. Umva iki kintu wagira ngo kirimo umuntu. Ariko shaka ko amadede ubu koko pe ubu turakujyana. Mutanjyana. Aguzi ko musetsa. Akoreka manze mbabaza ikibazo cy'amatsiko. Ngiye ndinda mpora njya ntaha. Nkaza nkarya ntaha kubera iki umugabo wanje kahari. None ikindi kirenze kuri ibyo ngibyo nago bukizi. Muri uzi ko nshaka kwamva ngaha abandi bantu bakaza kunjaburira inkono. Ako ibyo bintu murabyumva. Mbese mu bintu bikwihutishije nize insecurities zawe ufite muri mind yawe. Ari cyo ngicyo. Ahubwo ikindi niba ngiye digidigi wanje ura mugabo ndamukunda. Umva ura mungu ndamukunda n'umutima wanje wose. Urumva none kubera ukuntu ameze rero ari umuntu uri nyine woroshye ubuzima ukunda abantu niki usanga ubukobwa bwamushegeye bwamushinze njya muri telefone nkareba chat nkareba ukuntu bwashitse bwashikoye habatisha uyu muhungu ndangaye gato nkatindamo nazashiduka baramubebetanye baramutwaye nkasiga ndirimba urwo mbonye ubu ndi kukureba nkakumva nkaguseka cyane ubu ko kumukobwa umeze nkawe usa nkawe mwiza nkawe ubu uri umukobwa wo kugenda nijoro uherekejwe n'imbeba n'injereri koko ubuse ni nijoro reba minervari wanyu bakwishyuriye sibyo ureba amafaranga iwanyu bagutayeho sibyo bakurera barakwishyurira uribura minuza ubu koko pe kugira ngo hesha ababyeyi agaciro ububahishe umubyeyi yambara urugwe natwe dukenyera imikenyero turebe tuguherekeze neza ugende ababyeyi bagushyigikiye Imana iguha umugisha mu rugo rwawe ubu koko pe turaguherekeje uragiye uku nguku wabangahe akoreka manze mbabaze muri iki gihe mutekereza yuko ibyo bintu ayo ari amahirwe ya buri wese hakuzi ko musetsa ninde se babwiye ko bwiza bw'umukobwa muza kuruha kukize wiyaturiraho kuruha oya none tureka ibyo ngibyo ubu ngubu abantu bose twabonye batandukanye n'abagabo babo bakasenya imiryango yabo nuko bari barashatse bijyanye ntabo tuzi bashatse bakoze izo bibibi kandi bikarangira byanze bikarangira batandukanye reka kubaka nago bishingira kuvuga ngo nuko ngo umugabo ngo yaje ngo kuguka iwanyu ngo niki kindi kandi mu gihe umugabo wanje atarabona inkwano ubushobozi butaraboneka nta kintu bintwaye kuba naza twatubana byamurinderega no kwirirwa yirukanka no muri utwo dukobwa twatana ese madede nkubaze ubu ufite imyaka ingahe ku buryo wumva ubu none hari icyo gihe cyo kuba washaka umugabo wari ugifite igihe imbere yawe cyo kwiyitaho ukarya ubuzima nshuti yanjye ukarya ubuzima hasi ntabwo narya ubuzima ndi kumwe n'umugabo wanjye ntabwo ugenda ubyare wicare mu rugo urere dukomeze digidigi none angana agafite ubushobozi bwo kugira gute bwo kuza gukora ngo kuzana izo nkwano gukora ibiki urabizi Kigali muri iyi minsi ukuntu ibintu biba ubuzima buhenze amazi arahenze ikintu cyose kirahenze ibintu byose birahenze ariko ibyo ngibyo ntabwo nshaka kubishingira ndaje mfashe umugabo wanjye dufatanye turwubake cyane ko muri iki gihe rega nta mukobwa ukijya ntago kubona umuhungu ushaka nyine ngo ugende mu byuzuye ntago byoroshye kandi ngiye nubwo nyeneye kujya rega mu byuzuye ariko reka maze mbabwire uzi ko buri washatse umugabo iyo ushatse umugabo afite ibintu byose ukagenda mu byuzuye uzi ko umugabo atakubona hari nk'umuntu ntago guha agaciro nk'umuntu mugiye gufatanya ubuzima cyangwa nk'umuparteneri ahubwo agufata nk'umukonsomateri nta gaciro yaguha aragusuzugura ariko njyewe umugabo wanjye nutangiye tukahera kuri 0 tugakora twiteza imbere nubwo uko tuzabukora tubatumire abaturanyi tubatumire uva kandi mbahaye iminsi ngahe uzi ijambo bita umugabo uzi ijambo bita umutware uwo ni umuntu ubaho kugira ngo azakorera urugo niba ari uguhahahahe niba ikintu cyose abana nibajya ku ishuri yishyure minervare akumenye nk'umugore wagufata nk'umwamikazi we noneho ngo ugiye kugenda ngo muhigahige ngo ujye kumufasha ngo uce hirya ce hino madede urwo rukundo rw'umufundi n'umuyede ntiruzambone umufundi n'umuyede faya ese umufundi n'indi umuyede ninde umwe muri mwe n'umufundi undi akaba umuyede niba se nta kintu mufite ngo mukaba mugiye kugira ibyo mugira tugende ibyo tugenda tukugezeyo ntabwo rwose tugushyigikira mu cyemezo wafashe nimuzanshingaho muza kumbwira ngo ushanga uko byaciyemo uko bya bintu ngo madede ntabwo tuguterene ndajya gusazira iwacu kubera iki ndajya gusazira
iwacu kubera iki umugabo wanjye ahari ntabwo ko yanjye kandi tujyane izina ry'Imana nkunda umuryango abana nkunda umugabo biza kuniza bakunda ifunguro tukugeze inshuti yanjye azabura ibyara ngo murakoze iwacu Ngize nkaho wagira ngo umuyobozi twajya mu magenzura ndategereje ariko madada yamureka afite impamvu yo kutaruha ese wa mugabo wowe uyu munaniro wawumva harimo se ubundi urisiba ngo baby amagara baby wawe sha ubu ni umutware umugabo noneho byagenze gute umugabo wawe ahantu heza da nimba ataragakodesha yarako yiyokeye asheriye noneho nakunze ukuntu hari ntabwo akayaga bisaba umunyu n'umuriro cana urabona rwose tuzaba tugusura ahantu ese mudede wamuhamagaye kuri telefone telefone ntabwo iri gukunda sinzi ikibazo ufite nafunguye igihe gikomeye gasiba n'amazi ntabwo iri gucamo kandi shero madederi baby kari kwivugira hose Dear customer, the line you're trying to reach is currently busy. Please call again later. Mukiriya wacu. ari guhamagara kuri sare sare se urumva madederi akiyikeneye madede ubu turakwizaniye ushaka ko mama cyangwa tuzana amabuye gukubite ubu umuntu aguma ahagaze hano warebye inyuma ko ntabwo kanda akanyenyeri ucyohereza injyana ucyohereza Biteze. shiri Ça va? sava biteze Sawa. nese abantu bakomanga inshuro 500 uranga Ntabwo rero nabumvise. Biteze. Sana. biteze Ni sawa. umeze uteze Eba ntari bikabise. Biteze. ni sawa umva shaka Oya none se bimeze gute? Bimeze gute? ibiki Gahunda irakomeje ariko buriya sinzi. Ntacyo mubima ariko ntabwo mugiye. ntabwo Byijyana. urabitwara se ko cyangwa tukagutwaza shiri shaho shiri ni karibu kidomo Ariko hari akantu ariko kajemo. agakize Rwose byajemo. Ntibakwiyeza se nkakubwiye. ka kinone gushaka nzi mu inshuti zanjye Oya nta. hari ikibazo si ibyo bintu bitwaye ushaka neza abantu we nakubonye Oya impamvu eh ntabwo ariko byakagombye ariko kugira ntacyo ariko twanagira reka mbaze n'udutebe hano hanze. ariko shiri ko iki tuganira hanze se kujya mu nzu bitwaye iki Reka tubihuriza hano hanze. Impamvu nyine wese ntabwo ubizi. Buri ibintu by'ubukwe ni ukubyitondera. Reka nze turaganira hanze. Wese ntabwo ubyumva. nzi turagana hanze n'ibikapu n'ibiki byose bikanze Mbese nawe nk'utajya uganira n'abantu bakuru. hanze hanga ibi bintu bingana gutya Mubireke umva ukuntu bimeze. Tuganire hanze kubera impamvu y'umutekano wawe. hanyuma si ibingibi Ibi ngibi turaza kubyinjiza ndaza kubikubwira. madederi umugabo wawe ntabwo ashaka ko tubinjirira mu nzu basi ngo ntabwo nta byose kibazo madede wowe genda basi tuzanire intebe Njye ntabwo. reka ngiye nyizane ntabe Umva nkubwire. Ikagizana. oh yereka nyizane Sheri ariko uretse nikuzanye kibazo. bisiga abashyitsi hanze ariko Neza ibintu ufite ntabwo uri ikibazo. kubikontorora. We ntabwo uzi ibintu by'uburozi byateye muri iyi minsi. Ntabwo uzi ibintu by'uburozi byateye wowe. Wowe ntabwo mvuze ko muri abarozi ariko ni ibi bintu muri iyi minsi urabizi. Nyine twe nta kibazo. Oya reka mbabwire abasista ntimurakare Oya, sibyo? nta n'ukuri rwose Kandi nta Sheri nawe kibazo. nturakare. sheri izi ni inshuti zanjye nabazinya Ndabizi. nese ntabwo ubizi ko mfite inshuti nyinshi Njye ndabizi. nyine reka- ntabwo ubizi Ndabizi. ndetse niba nahisemo izi ngizi ebyiri mu nshuti hafi ibihumbi n'ibihumbi mfite akaba arizo tuzana Noneho, ngaho umva ntazizeye njyewe ngiye kukikubwira kuki kandi ushaka nturakare. kutizera inshuti zanjye kandi njye nazizeye Sheri nyumva njye nanjye nta kibazo mfitanye n'inshuti zanjye digidigire njyewe nturakare. Kandi ntimubyumve n'aba Sheri. sheri wanjye Rwose wineze rwose ubukwe bw'iki gihe murabuzi wabugerwa Oya, ishoka. madede nta kibazo Sibyo? kuri Wabugerwa genda ishoka utuzanire intebe ntabwo twicarira ngaho. bikunda. Byari bituzanye Ntabwo mujya mu nzu byikore. niba ari ugusasa afite ubundi buryo ari bubipange Sheri. azaza arebe ubijemo ntimurakare ariko. ntabwo turakara Ntimurakare. Ntabwo uzi byagiye baka ubukwe bw'abandi bashaka se. Birakara Sheri birakara.
kandi mubyumve nabi rwose inzu ntago muyijyamo ariko nta nicyo bitwaye reka tuganire hanze nasheri wawe ntabwo mbese abaganije aricyo bitwaye sheri hari icyo baganije kandi nturakare si byose ariko se mbese ibintu ntabwo ubizi sheri nawe umeze nkaho ugiye kwigira umwana urangara oya nanone ntabwo wagenda igire ariko singira ibibazo nawe ariko nta n'ikibazo twagira gusuzugura ntabwo nshaka kumenyera imbere ihangane gato basimbazi ndaje ugira ute ubu urabona reka basije gufungura icyumba nese kuki utari gutuma ninjira ariko ntabwo nabyanze nese ikibazo ni nese waretse ngafungura icyumba none ukaza kubinjira njye waretse nkinjira uretse maze ngiri ugira ute ugira ute ako namwe rero buriya munaje mutanambwe niyo yayo ubundi se ase turakubwira ko umwana ugiye wabona ugiye kuzimu barabagarura ahangaha si iwanjye hari umuntu ubahagarika ntacyo reka tubyihurire nza n'udutebe kandi reka rwose kujya mu nzu ariko nta n'ikibazo cyabaye nta kibazo bigirayo ariko nta kibazo gihari ese ufite ikihe kibazo hakuye umuhungu wese sarwaye bakuroze wowe ntakubonye waretse ibyo bintu kuko netubigera bigirayo ariko wambabariye ko ese ndeka iminsi ya mbere urugo rumeze gutya naje mbibabwira ariko naje mbabwira iby'ingo ziri ahantu mvimbere digidi mvimbere sinakubwiye ngo niba nzi ukinjira ndakwahuranye nabikujije urabyanga niho mvimbere vuba kigoryo digidi ibi ni ibiki ibi ni ibiki wanjije ibi ni ibiki digidi ibi ni ibiki hagara hano ibi ni ibiki okay nako buretse igirayo ariko sheri mukuru kw'Imana ntabwo wabimenya ariko shaho urajya kwishinga abantu batuje kwinjira mu nzu yabo sohoka digidi kiva imbere rwose nshinga imbere ariko sheri ubu koko ibi ni ibiki digidi yababa we ibi ni ibiki digidi ibi ni ibiki tuvugishije ukuri ibi ni ibiki biratose digidi mbwira tuvugishije ukuri ibi ni ibiki ko ni wowe urusenge madede umugabo wa nyarakuburira ubuse yanyara kuzuza amatera yesu naje mbikubwira wanga kunyumva avuze ko umuzi muziranye mukundana hamwe umugabo nyarakuburiri nisa nyarakuburiri ku manywa ubundi nakubwiye ngo uzazana abakobwa bagusengera nyaruburi kuburiri ku manywa digidi nkeneye ibisobanuro mu magambo make ikintu cyabaye imvura yaguye harava noneho imvura imaze kugwa harava noneho hatangiye unyakweha mama w'umugore wa kabiri uretse gato kirabanya n'ubwira ko nabagize n'umutima cyakarabiye iyi kanzu nsanze hariya mu nzu ni iy'iryo shyano ry'umukobwa ko ngo ni kuzina imyita ishyano nyawe nasanga niki ni kuze wanjye digidi nizere ko ibintu ndimo ndabona ari filime ndi kureba cyangwa se ndimo kimwe nkaba ndimo kurota nizere ko ndimo kurota cyangwa ari filime ndimo ndareba nizere ko ibintu ndi kubona atari ukuri nizere ko ibintu ndimo kubona atari ukuri nze kugeza igihe nkanguke gwiki uyu mukobwa se niwe wanyaye kuri iyo matera niko se nako mukobwa ahangaho hari nk'iki waje gukora iki ahangaha bizinesi ifitanye nawe nza hano hari ikintu nkubajije koko wankuye mu biganiro byanyu muvugana ibyo muvugana and I will pass confidence reka none tubikemura
yidinjira mu nzu unzanire ibiceri byanjye amafaranga yanjye nigendere nta kibazo. wirakara sheri sheri oya gira vuba vuba. reka ndavuze ngo injira mu zigera ufate amafaranga yanjye nzane amafaranga yanjye nigendere. Ayo twaguma kuzakoresha ejo genda uyaze none angarige. Digiti nta magambo mfitanye kuvugana uranyumva neza. Injira mu nzu rero gira vuba vuba. Digidi nabyumvise ndavuze ngo injira mu nzu ugera uzana amafaranga yanjye nigendere. Nta magambo mfite kuvugana nawe digidi mbabarira. Ibi birahagije ibyo birahagije ibi birahagije. Nta kindi kintu nkeneye kurenzaho inshuti yanjye. Naruciye narumize. Nta nicyo mfite cyo kurenzaho. Injira mu nzu ugera uzana amafaranga nigendere. Gira vuba vuba. sheri nta sheri gashira amenyo wanjye gera y'urutwe rubi n'ubwanya bubi nk'urwa rusaruhara. Uranyita sheri genda sheri wawe wanjye gera we y'intozo mbi. Ngewe ngo shewati gashirira amenyo genda vuba vuba ugenda mu nzu uzana amafaranga yanjye nigendere. kubwira akantu kamwe kabwirwa inkuru mbi digidi mbabarira. Nta magambo mfite kuvugana nawe genda mu nzu mpereza amafaranga yanjye nigendere. Digidi nibyo nyine ntacyo nkeneye kumva cyawe mbabarira. nibyo nari ngiye kugusobanurira nibyo nari ngiye kugusobanurira. Igicucu cy'urugo ryose nukubona umutwe uhagaze uteretse ushokoje ubwanwa. Amafaranga niyo yajemo akabazo kamanka kandi urabizi ngenda gukunda pe. Akabazo kajemo nikongera ngo tuvugane kandi kagenda gute akabazo kamanka kagenda gute amafaranga ko nagwaye ko tuzayakoresha ejo ibyo tuzatangira kuyakoresha ibyo dukeneye hano muri uru rugo. Ako kabazo kavutse kavuye he? Urumva hari umuntu yanizeye uri kwanyohereza nimugoroba. Ayakura he ko ngena yakwihereye nyine ayakura nayakoze. Ukora iki ukora iki Mana nyagasani ukora iki amafaranga yakozeho ukora iki ko yarayogukoresha ejo ko twe dufite gahunda yo ejo tuzayakoresha. icyo ngicyo nari nkizi noneho araza aje. Ninde waje noneho ninde waje ariko muvuga ntago uzi izina rye wavuze ukavugishwa ko ujya kumuzaranga ntago yaje avuga ntago yaje uvuga uyu mukuzi. Noneho moraho makeyi nukuri kw'Imana nakozeho ariko ubuso umukozi nene wakwambaye wowe kagenda wowe kareka kuronda kwiyamye udakora ikosa ryo kumvugisha ubwo bugoryi. Subone nacecetse ngo ugiye ngo nakubashye ndi kugira ngo izo drama zawe n'uwo mugore wawe zirangira umpereze mu kanwa kawe nawe niga ntago wanshingiye ntago ndi kuvugana nawe. Byo nyine urebye agaciro ufite akatanshiro akaye wowe ufite akahe arije nawe nituje winginga ko wowe ufite akahe nagatwe kameze arije nawe ninde uri urara wajyango ni bweshe rimera n'ibiceri hereza amafaranga yanjye ibyo nge naje gukora byarangiye nitaye. Ukumva ikibazo cyaje ibyo se birandeba se kuko ushaka kunsenyera ibyo nge birandeba by'ibibazo byanyu se byo gusenya ibyo amafaranga agenda atera mbarira ibiceri byanjye nigendere wanumva no gukora kwitoze nkabaza ngakemura ikibazo wowe ntago turi bubirangize. ariko ukemure wowe bite byawe ariko gushaka kumbwira nabi ntago mukanya ruri hano uri muransenga umeze nk'ubonekewe wajyaho nibwo bwa mbere warubonye umukobwa mu buzima bwawe hanyuma nguhebe ngo akwa mukobwa urababaje ariko mana uricara ukabanga ufite umugabo nkiyaba nari mbizi cyakoza ko umugore mba nagufatiye akari kodi kuko ntago ari kwirwa kuba uri gutongana uko nguko wagakwiye kuza ukazingo twangushye twawe ukagenda mu mahoro meza kuko niba uri umuntu usebetse kuri we urasebetse pe urasebetse bihagije. Pereza ibiceri byanjye pereza wari wambwiye ko bizaba ejo se ajemo akantu muhitamo gukora uyu munsi. ni akantu k'agasababu kaje mu gatoya. Yari abakobwa bijyanye mu bintu byanzuruko madede ese papa SAVA wabwiye wowe n'amadederi tukajya mu nzu tukavugana akantu ko natinda se kubizera nyine ibintu utayikoresha neza. Narinzanye ya gahunda kugira ngo mako dufaranga mite ngenda amafaranga se usibye na komande na ya neza yari wambwiye muzifashisha kwipfunyika ibintu nayo nari nayizana. ndebera
nasanze hamwe amata n'inyama biragira karimo hano hanyuma ubyarande cyangwa reka mbishyiremo mukemurire rega byagize ese ko hajwenze none nicyo kibazo cya tekinike cyari kijemo naho nkavuga urabizi uri umuntu w'umugabo buriya unibuka Yesu igihe yaramanutse amaze gukora divayi akamarukana n'abantu maze bagahita bavuga ngo utarabikora ntiwamutera ibuye nanjye karangonze ako kubikora oya nanone oya mukobwa w'igishwi ngo niwe usambana asabwa kakugonze guteze kandi sinzi ukuntu satani anyigabije pe ni umunota umwe gusa ankuruye abaramfashe ni ukuri ibintu binziho hakurya y'akabande se ese we noneho namubwiraga ngo ntajye mu nzu akanga ajyamo kandi ndagukunda ni ukuri sinzi ukuntu rwose sinzi ukuntu ukuri kw'Imana ndagukunda n'umutima wanjye wose ninkubura nzapfa amadede kubanza akora muri bya bigo satani ncutse ankoresha iki cyaha ni ukuri ndagupfuka kegera wowe urimo urampamagara satani wowe nta soni wowe uratinyuka ukampamagara satani koko va mu nzira ndangize gushyiramo akenda k'imbere amafaranga yanjye nyasanga hano yambarira kashi ntagire ijambo na rimwe njya kuvugana nawe mbese niwe wari ubitse ikariso niwe wari wamubikiye ikariso urabona ibintu njye urimo kunkorera washyano urabona ibintu umumora washyano ry'umuhungu nanjye umutima wanjye urababaye uri umugome uri shitani kuwa mbere uri shitani kuwa kabiri kugeza kuwundi wa mbere uri shitani wanjye umutima wanjye urashengutse njye nawe njye umuntu naragukunze ndakwiyebera numva kuri ubuzima bwanjye ngiye kumukunda njanga kubera ngiye ngukunda natwo ngomba kugira gahunda zose n'ingomba ibintu byose mwereza amafaranga yanjye niba ngibi unyituye niba ngibi unkoreye wihangana amafaranga byari uzana indaya y'uyu munsi ejo uzabona uwawe wa burundu ko ariko nawe byakuba oya ntabwo byamba ubwo kwihangana ko kantu iyo nuza se uwo muhini wari wabuze ibindi wasegura uri umwana mubi ubuze ejo tuzaza nta mutima ugira yavuze uri igisobanuro cya shitani y'umukara ku manywa yawe noneho ku mafaranga noneho ngo ku mafaranga uri umugome ubundi se ntabwo wari ubizi ko baza gusasa ntumbuye ko mwari mbizi ko ari buze ariko se ubundi umukobwa uzijyana ko ari ukwijyana ubundi arasasara kugira ngo nawe vanga ugende niba utangiye kuzana ubwo bugambanga n'igitinya umva mubwira wacyo kugira utanishyura iri nishyurira uyu dusigare dukemura icyuma papa sava sheri basi sori shamumongo